Potential bisobanuye iki? Ibintu bishasha. Swagger bisobanuye iki? Ibintu byiza. Stamina bisobanuye iki? Umukobwa mwiza. Umugore wanje. Okay, ngabisubiremo twumve ko wongera kubibasha. Ujugira swagger, ujugira potential, ujugira stamina. Nyarwaya Innocent wikorera itangazamakuru ngo ni Innocent koko ntaho yanduye, nyamara ngo Yago Pondati we ni yindi shusho y'umuntu utandukanye kure cyane na Innocent, kuko ngo yinjiye umuziki atabishoboye bikamuviramo kunywa ibiyobyabwenge ataramenyereye nk'amatabi azwiho ubukana, ngo akaba kandi yirirwa yiriza nk'umwana mu murizo udakurwa urutozi, ngo agahatira abantu kumukunda ku ngufu bitari ibyo akarema urwango rukarishyerwe nabo, ngo atera amada kandi akayihakana kubi n'ibindi byinshi bitandukanye. Kandi ibi ababivuga bashimangira ko Nyarwaya Innocent cyangwa se Yago wa mbere utaritwaga Yago Pondati ari abantu babiri batandukanye. Ibi maze kuvuga biri mu gika kimwe nibyo byazamuye inkuru ndende iri mu ziri kwandika amateka azaranga uyu mwaka mu gisata cy'imyidagaduro. Iyi nkuru imaze gutumbagira ndetse imaze kugera kure. Kije, bienvenue, ikaze, welcome to the BGU space. Ngwino dusura hahise ha Nyarwaya Innocent, turebe na hanone he ari naho yitwa Yago Pondati, izina risa n'iri guteza impagarara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, n'igitera abantu kubonamo uyu mujyambere abantu babiri batandukanye, nyamara ubwe yemeza ko Nyarwaya wa mbere Yago abantu bamenye mu itangazamakuru nta cyahindutse akiriwe, ahubwo wenda hari ibyo yongeye mu mikorere ye kandi yakundaga, kandi akavuga ko atagomba kubirekana na gato kubera urukundo bifitiye, ari byo byiganjemo umuziki waje kwiyongera ku mwuga w'itangazamakuru yakoraga. Njye muri kumwe ndi Benita Giraneza Uwera. Muri iki kiganiro turasubira ku nkuru ndende ikubiye mu kiganiro yagiranye na The New Times yatangajwe kuwa kabiri ku ya 24 Mutarama mu 2023, ubwo yagarukaga ku nkuru y'ubuzima bwe n'urugendo rw'akiri muto. Yavuze ko kuva mu bwana bwe zari indoto ze kuba umunyamuziki. Ati, nkiri umwana nahoraga ndota kuba umunyamuziki. Ku myaka mike nakundaga gusubiramo indirimbo z'abahanzi bakomeye. Izo nzozi rero ntizigeze zihagarara. Hari interuro imwe umuhanga yagize ati, mu gihe utaragira amahirwe yo gukora ibyo ushaka kandi ukunda, waba ukora n'ibindi kandi ukabikora neza, hanyuma ukabiha igihe nyacyo cyagera ugakora ibyo ukunda. Ku ndorerwamo y'uwarebera mu nguni nk'iyo Yago yatangajemo inkuru ye, bisa naho ari by'iki gika gisobanuye. Aganira n'umunyamakuru wa The New Times, Yago yavuze ko yabanje kubaka ubuzima bwe mu bijyanye n'amafaranga kugira ngo azabone uko azakora neza ibyo akunda cyane, ari byo muziki. Ati, nabanje gufata igihe cyo kwiyubaka ngo mbashe kuba noneho nashora mu muziki wanjye. Ubu rero nicyo gihe cyo gukora ibyo nkunda cyane. Sinavuga kandi ko ubu nabonye amafaranga menshi cyane, ariko ndishimira aho ngeze uyu munsi, nkashimira abamfashije n'abagikomeje kunshyigikira muri uru rugendo. Kuba uyu muhanzi yarahisemo gutangira gukora ibyo akunda, ayo ni amahitamo ye cyangwa se inzira ye bwite, atarakwiye no kugombwa ibisobanuro na bito, kuko ku isi umuntu ubundi akora icyo yishimiye kandi yumva kimubangukiye mu mikorere ye, yagira amahirwe kikamubyarira inyungu. Ibisobanuro rero bamwe mu basesenguzi bagiye bavuga ko Yago Pondati atarakwiye gusa n'uhatirwa gutanga ibisobanuro by'impamvu ku mpano ze hiyongeyemo n'umuziki. Ubwo kandi ni nako hatutumbaga amatiku karundura yuko atazi kuririmba, nyamara kandi kuri we yasaga n'ubona ikimenyetso simusiga cy'ingano y'abahurujwe n'umuziki we mu ndirimbo byagaragaye ko yakunzwe kandi kanezeza abatari bake isuwejo. Ubundi ku ndorerwamo ye n'ababasha kumva ibintu kimwe nawe, uretse umwanzi nyine wari kunenga ko ibyo yishoyemo atarabizi, ninde wundi? Tugaruke kuri Nyarwaya Innocent wari utaraba umuhanzi. Uyu akiri umwana, amashuri ye mato yayize kuri Gishuri Primary School i Nyagatare, akomeza yisumbuye kuri Rutonde Secondary School i Rwamagana, ayasoreza kuri St. Aloys i Rwamagana n'ubundi.
akiyasoza mu 2015 yerekeje Kigali atangira umwuga w'itangazamakuru kuri Goodrich TV, ariko nk'umwana wakoranaga umuhate yahise yimukira kuri Radio TV10. Nyuma yaho gato atangira gushyira mu ngiro igitekerezo cyo kuyoboka umurongo wa YouTube ngo abe ariho akomereza umurimo we. Aha ahageze yigarura imitima y'abatari bake, aho yakoraga akazi katoroshye ko gutabariza no guhindura bikomeye ubuzima bw'abatari bake, hari higanjemo abatishoboye, kandi akabakundisha sosiyete nyarwanda, aho yakundaga kubaganiriza atebya nabo akabashimisha, ndetse we nabo bakisanzura bagashimisha abatari bake. Ninde utibuka abasaza batatu bavukanaga, Andrea, Paul na Peter bimusanze? Nyuma yo kubasetsa no gutuma basetsa abandi, yanabakoreraga ubuvugizi bw'ibanze, akabatabariza, byaba bitanakunze agafata inzira ye akabafasha uko ashoboye. Sabo gusa kandi hari n'abandi benshi abanyarwanda bagiye bamenya binyuze ku murongo mugari wa mikro za Yago. Harimo nk'Uwisi Nyogoye, nawe yahinduriye ubuzima kandi akaza kuba inshuti n'umuvandimwe wihariye we, aho bagiye bakorana indirimbo zitandukanye. Yago kandi yakoze ibiganiro byinshi byashimishaga benshi, aho yagaragazaga ubuhanga mu kuganira n'abatumirwa be, haba mu kubabaza ibibazo byumvikana kandi agashyiramo amashyengo menshi, aho ibiganiro bye byabaga bigufi ku babikurikiranaga. Uwo murongo yarimo abanyarwanda benshi barawukunze cyane karahava, benshi batangira guhamya ko ari urugero rwiza rw'umunyamakuru nyawe cyangwa se professional journalist. Bidateye kabiri yakoze agashya atungura abantu benshi, abasohoye indirimbo y'akataraboneka kandi zikunzwe koko. Ni indirimbo yise Suwejo, aho yibandaga ku buzima bwe bwite. Ni indirimbo byagaragaye ko yashyigikiwe n'abahanzi benshi bamufashije no mu mashusho yayo irushaho kuba indirimbo inogeye amaso. Ni indirimbo n'isaha unyarukiye ku muyoboro wa YouTube wasanga ifite abayirebye basaga 3.5 miliyoni zose. Ni nyuma y'igihe kitari kirekire ayishyize kuri uru rubuga. Ibi rero byaje kuba ibibazo bite? Dusesenguye neza tukava kuri urwo rugendo rwose rwa Yago, usanga nta kibazo mu by'ukuri kibirimo namba. None ni iki cyatumye noneho haba ikibazo kigatutumba kikageza ubwo kiri gutigisa imbuga nkoranyambaga zose mu Rwanda? Nyuma yo kubona igikundiro Suwejo yagize, hari abasesenguzi bavuga ko ari intandaro y'urwango yaturutse, urwango rwaje rwisukiranya kuri uyu muhanzi. Hari abemeza ko hari ababigizemo ishyari, nko kutiyumvisha neza ukuntu umuntu yaba atarigeze akora indirimbo n'imwe ngo ayisohore kuri mikro, maze agasohora indirimbo imwe ku munota wa mbere ari wiyandikiye, igakundwa n'abatari bake ku kigero yakunzweho. Igitangaje, hari ababirenzeho mubo yari yizeye nk'abadatenguha, abiyumvira bamutaranga ngo ko atazi kuririmba namba. Ibyo ariko ntiyabihaye umwanya, arakomeza, ndetse bitangira kuba birebire ubwo batangiraga kumwita umuteramwaku, ko nk'abantu yagiye akoresha ibiganiro bapfa, batangira kuvuga byinshi koko. Mu mwaka wa 2023 yahisemo kujya mu gihugu cya Uganda, amara igihe gito nk'ugiye mu karuhuko, ngo yumvaga ashaka kujya hitaruye, akaba ahunze mu matiku yari amaze kumutera inkeke. Nyamara mu kugaruka wenda yumvaga ko byari byarahosheje, ahubwo byarushijeho kuba rudubi. Asanga noneho amagambo ni yose, bati n'indara zitera n'umusambanyi, bati ngaha amatabi, batavuye ku gutera umwaka abatumirwa be bakoranye ikiganiro bagapfa, noneho hageze ku kwivugana wari inshuti ye yakadasohoka, batangira kubigira incamigani n'akumiro, waririmba nabi baturirimbye nka Yago. Batangiye no kuvuga byinshi nko mu ndirimbo yagiye asohora zerekeye kwiyamamaza k'umukuru w'igihugu. Batangira kuvuga bati Nyogoye niwe muntu asigaranye, batahubwo bazakore na groupe kuko nibo bashobokanye. Uyu ariko yahanganye nabyo mu kwihangana gukomeye, nyamara yataka batarigiza nkana na YouTube channel ye yigeze gusibwa mbere, kandi ari we yisibishije mbere yuko ajya no muri ako karuhuko i Bugande. Bataritatsaye nyuma yo chaniza no kwibwa, batuye nawe ahora arira ndetse ni mu mukure mu mitwe yacu. Ese nk'umuntu wowe wari gukora iki mu mwanya wa Yago? Nkuko nyir'ubwite yatangiye ataka avuga ko ibibazo yagiye ahura nabyo ari agahomamunwa, ntihagire umwumva, ahubwo bikaba inkuru ko ari umunyamatabura aho byacanze, ngo ndetse nareba n'aba azasubira itabagwe. Hari ababishingiyeho bavuga ko ibyo ari agashinyaguro gakomeye. We nka Yago ni inzira ubwe yihitiyemo, maze atangira inzira nshya twakwita ko ariyo kwihimura ku bamuteye ibikomere.
we ubwe yivugiye ko ibyo bikomere yabanye nabyo imyaka igera 4 yose. Yatangiye avuga ko nawe ari umuntu yakosa, ariko atumva ukuntu umuntu yahaguruka agahagurukira kumuvuga nabi nk'aho wari marayika. Ati uko mwangize nanjye ndaje mbereke Bombaclat. Ati ariko muzi ko twe twabura ibyo tubavugaho. Ati namwe nzabavuga mpaka mbamanuke. Nuko atangira iyo nzira yo kumanuka umwe kuri umwe, ndetse urutonde rwabo yihanangiriza umunsi ku munsi rurakomeje. Ati nanjye nzashyira hanze ibyanyu buri umwe ku wundi. Ariko nanone hari kwibazwa niba Yago yaba yangwa n'abantu bangana n'ikipe yose, nubwo ku rundi ruhande nabwo byabaho mu gihe umuntu nka Yago yaba ari umuntu ukunda kutanyuza amarangamutima ye ku ruhande, kuko akenshi muri sosiyete abantu ntibakunze gukunda abantu nk'abo. Hakaza kandi urundi runtu kuyu yatangiye kurenga imipaka y'ahagomba kutarenga, yibasira umuntu bagiranye ibibazo ariko akarenga kataka n'abandi bamukomokaho badafite aho bahuriye n'ibyo bintu. Kugeza kuri ubu intambara y'amagambo iracyatutumba, aho abantu bakomeje kuvugishwa bikomeye n'uyu muhanzi akaba n'umunyamakuru. Mbese ntiruvugwaho rumwe n'abafana ba Yago aribo bitwa Big Energy. Uyu muhanzi yakanguriye ababwira ko bakwiye kudaceceka bakata kuwashaka kubatera amagambo wese. Ubwo kandi hari n'abandi mu busanzwe bakunda Yago bakaba ari abafana be rwose, ariko bakaba babuzamo ifato bagira bataha noneho turabigira dute ko yatangiye kurenga imbibi. Abandi nabo ku rundi ruhande rw'abatamukunda na gato, batumva n'impamvu na Nisa gikomeje kuvuga kandi avuga ibyo bita ko bitabafitiye umumaro, nubwo bakomeza kubikurikira nyine. Ati nzakomeza mpaka bansabye imbabazi, abo bose bambabaje ntibabikorera ku muyoboro wanjye, bazareba ahandi babikorera, ariko bazansaba imbabazi. Nibatazinsaba agahinda banteye kazabakenya. Mwakoze cyane kubana natwe, naho butaha ndabibutsa kandi ko igitekerezo cyangwa se n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.